Ese ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza kandi bampera amahoro itanga. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, tugushimiye kuri mwiza, kutajya uhinduka, ko ari ikirana n'ubu ni kukiri, ko wakoraga kirana n'ubu ni kugikora. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Duciye bugufi, wishyirwa hejuru, twese tuboneze rwose, dukure umugayo wose watugaragayeho mu izina rya Yesu Kristo. Ukimara kutubabarira ngo inubane natwe muri uyu mwanya wo kuririmba, twemerere iyi ndirimbo ikubera umubavu uhumura neza. Icyo twanze ni ukora kwa Satani, mu izina rya Yesu Kristo tumenye Umwuka Wera kugira ngo aganze ategeke ubu n'iteka ryose. Amen. Tugiye gukomeza turirimba indirimbo y'120 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Mw'ishuri imbere y'Imana, mfite umuntu mvugira, n'umukuru w'abatambyi, kandi yitwa Rukundo. Mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we, ubwamvugira nta mwanzi wamunyirukanaho. Mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we, ubwamvugira nta mwanzi wamunyirukanaho. Satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye, ashaka kunyihebesha, yantumbira mw'ijuru. Ndebayo umukiza wanjye, wabikuyeho rwose. Kera yarampongereye, nuko sinzarimbuka. Ndebayo umukiza wanjye, wabikuyeho rwose. Kera yarampongereye, nuko sinzarimbuka. Uwiteka umucamanza ambonye w'amaraso, ntancira urubanza rubi, anyitukiranutse. Yarancunguye ngo mbuwe, niko kunyishingira, kuko adapfa singipfuye, jye na Yesu turi umwe. Yarancunguye ngo mbuwe, niko kunyishingira, kuko adapfa singipfuye, jye na Yesu turi umwe.
amen. Umuririmbyi aratubwiye ngo mu ijuru imbere y'Imana mufite umuntu mvugira, ngo ni umukuru w'abatambyi, ngo kandi yitwa Rukundo, ngo mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we, ubwo mvugira nta mwanzi wamunyirikanaho, amen. Bene data, mu ijuru imbere y'Imana dufite umuntu utuvugira. Kristo ajya atuvugira, Kristo ajya tutakambira, Kristo ajya dusabira. Oh haleluya! Mu ijuru imbere y'Imana dufite umuntu utuvugira uko bwije n'uko bukeye. Mwene data, ndagira nkubwire wowe nkurikiranye ngo mu ijuru imbere y'Imana ufite umuntu ukuvugira, akakuvugira byose, akakubwirira Imana ibikugoye, akakubwirira Imana ibikubabaje. Ni ukuri tuza, kuko mu ijuru ufite umuntu ukuvugira, ni umukuru w'abatambyi, ngo kandi yitwa Rukundo. Bene data, ni umukuru w'abatambyi. Yesu yitwa Rukundo, ari mu ijuru atuvugira ku Mana, kugira ngo Imana iturebane imbabazi, Imana itugirira neza. Ngo mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we. Mwene data, humura, izina ryawe riri ku mutima wa Yesu. Humura, wikiheba, wijya kure. Mu ijuru ufite umuntu ukuvugira, kandi ngo ubwo akuvugira ngo nta mwanzi wamukwirukanaho. Oh haleluya! Reka nkubwire mwene data, nta mwanzi wakwirukana kuri Yesu. Yesu ntajya yumva amabwire, Yesu ntajya agira mu nyangire. Yesu ni inshuti nziza itajya yumva ibyo abantu bavuga. Yesu ni inshuti nziza itajya yumva ibyo abantu bagusebya. Yesu ni inshuti nziza itajya yumva ibyo abantu bakuvugiraho bitari byiza. Yesu ni inshuti nziza, nta muntu n'umwe, nta mwanzi wamukwirukanaho, kuko aragukunda kandi yitwa Rukundo. Urukundo rwe ni rwinshi kuri wowe, urukundo rwe ni rwinshi kuri njye. Yaremeye aza mu isi, aza kugupfira kugira ngo ubabarirwe. Nanjye aza mu isi kumfira kugira ngo mbabarirwe. Humura rero, ari mu ijuru akuvugira, nta rubanza Imana izagucira, kuko Yesu ari kukuvugira, kandi nta muntu n'umwe, nta n'umwanzi n'umwe uzamukwirukanaho, kuko agukunda urukundo rwinshi. Ngo Satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye, ngo ashaka kunyihebesha, ngo njya ntumbira mu ijuru, ngo ndeba y'umukiza wanjye wabikuyeho rwose, ngo kera yarampongereye, nuko sinzarimbuka. Imana itugirire neza. Bene data, Satani ajya twihebesha, akatwibutsa bya bindi bya kera, akatwibutsa ibyo twavuyemo, akatwibutsa bya bindi Imana yatubabariye, ashaka kutwihebesha. Ariko ndagira nkubwire ngo nubona Satani ari gushaka kukwihebesha, jya utumbira mu ijuru, urebe y'umukiza wawe. Oh haleluya! Jya utumbira mu ijuru, urebeye Yesu, ubimubwire rwose. Yesu kuko yabikuyeho, Yesu yaremeye, araza kubera impongano y'ibyaha byawe, nanyambera impongano y'ibyaha byanjye. Humura, ntabwo uzarimbuka. Satani rero ntakaguca intege, Satani ntagatume wibuka ibyashize, ahubwo tumbira Yesu. Tumbira Yesu mwene data unkurikiranye, tumbira Yesu, wikita kuri ibyo Satani ari kukubwira. Tumbira Yesu, niwe gisubizo. Tumbira Yesu, kuko Satani yagarutse ashaka kukwihebesha, abari kugira ngo utere Yesu umugongo. Ariko ndagira nkubwire ngo rwanya Satani, azaguhunga. Wegere Imana kandi utumbire Yesu, uko niwe gisubizo. Ntabwo uzakorwa n'isoni, kubera ko yaremeye aragupfira, nanjye arampfira, kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho. Imana itugirire neza. Ngo Uwiteka umucamanza, ngo ambonyeho amaraso, ngo ntancire urubanza rubi, anyita ukiranutse. Ngo yarancunguye ngo mbuwe, niko kunyishingira, kuko adapfa singipfuye, njye na Yesu turi umwe. Oh haleluya! Mwene data, nagira nkubwire ngo Uwiteka umucamanza, umucamanza ni Yesu wenyine, umucamanza ni Imana yonyine. Ngo Imana ikubonyeho, Uwiteka akubonyeho amaraso yayandi y'umwana we Yesu Kristo, amwe yakuviriye ku musaraba kugira ngo ubabarirwe, ngo ntagucira urubanza rubi, ngo akwite ukiranutse. Aya maraso ya Yesu
Oh haleluya, aya maraso ya Yesu aratwoza rwose, aya maraso ya Yesu adukuraho ibyaha, aya maraso ya Yesu adukuraho imyanda yose, aya maraso ya Yesu adukuraho ibizinga byose, ubundi Uwiteka yatubona akatwita abakiranutsi. Oh haleluya, mwene data nagira nkubwire ngo aya maraso ya Yesu ni ubuzima, aya maraso ya Yesu tuyaboneramo ubuzima, aya maraso ya Yesu tuyaboneramo ubugingo, aya maraso ya Yesu ni ay'igiciro cyinshi. Niyo mpamvu iyo Uwiteka umucamanza ayakubonyeho nta gucira urubanza rubi, akwita ukiranutse. Mwene data, niyo mpamvu nkwinginga unkurikiranye kugira ngo n'igihe ucitse intege, n'igihe ukoze icyo Imana itishimira, jya usanga Yesu akogesha amaraso ye kugira ngo Imana ikomeze kubona nk'umukiranutsi, kugira ngo izaguhe iherezo ryiza. Imana itugirire neza. Ngo yarancunguye ngo mbuwe, ngo niko kunyishingira, ngo kuko adapfa singipfuye, ngo njye na Yesu turi umwe. Mwene data, yaragucunguye, Yesu yaragucunguye, ubuwe. Kandi ijambo ry'Imana nasomye ryarambwiye ngo iyo uri muri Yesu Kristo ngo ubuhindutse icyaremwe gishya, ngo ibya kera biba bishize. Mwene data, ndagira nkubwire ngo ba muri Yesu Kristo neza, Satani ntatume usubira muri bya bindi byashize, kuko iyo uri muri Yesu Kristo ubaye icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Niyo mpamvu nkwinginga ngo guma muri Yesu Kristo neza, mubemo utamuryarya, mubemo n'umutima wawe. Ni ukureka nkubwire, nta kabuza niba muri Yesu Kristo neza uzabona ubugingo buhoraho. Kandi yaragucunguye ngo ubuwe, yaragupfiriye ngo ubuwe, yarampfiriye ngo mbuwe, aratwishingira, aremera arakubitwa, aremera arababazwa, aremera arashinyagurirwa kubera wowe, kubera njyewe. Niyo mpamvu nkwinginga ngo komeza ube muri we neza, kuko yaragucunguye ngo ubuwe, yarancunguye ngo mbuwe. Komeza ubemo neza, ukora ibyo gukiranuka, wirinde icyaha n'igisa nacyo. Kandi niba ukoze n'icyaha, jya uca bugufi, ntiwihagarareho, usaba Imana imbabazi. Irakubabarira kubera ko ihora ku ntebe y'imbabazi, kandi dukunda urukundo rwinshi. Urukundo dukunda ni rwinshi, rusumba ukwezi, rusumba izuba. Ngo na cya kirara cy'inzererezi rwatumye se akibabarira. Mwene data, ndagira nkubwire ngo nucikwa ugakora icyo Imana idashaka, nukora icyo Imana itishimira, jya uca bugufi, usaba Imana imbabazi kugira ngo Yesu akomeze anezerwa ahari, kugira ngo uzabone iherezo ryiza. Reka mbabwire, gusaba imbabazi ntabwo ari ubugwari, ni ubutwari, kuko uba uri kurengera ubugingo bwawe, nanjye nkarengera ubugingo bwanjye. Kandi ngo wowe na Yesu muri umwe, ni ku muririmbyi atubwiye. Iyo utari gukora ibyaha, iyo ukiranutse, iyo ugenda uko Imana ishaka, iyo ngenda uko Imana ishaka, twebwe na Yesu turi umwe. Imana itugirire neza. Ariko iyo dutanye, ntabwo tuba tukiri umwe na Yesu. Ariko iyo tugarutse tugaca bugufi tukiyunga n'Imana, twebwe na Yesu turi umwe. Niyo mpamvu mbinginga mwebwe munkurikiranye kugira ngo mukore ibyo Imana ishaka, kuko Yesu yaradukunze, aremera araducungura kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu nkwinginga ngo ubuntu twagiriwe twe kubutesha agaciro, kandi ubuntu twagiriwe ntabwo buduhesha gukora ibyaha, ahubwo nimureke dukiranuke ku gato no ku kanini, kuko muri iyi si turi abashyitsi, ntabwo tuzayihoramo. Iwacu ntabwo ari mu isi, iwacu ni mu ijuru. Mwene data unkurikiranye, komeza ukiranuke, ukomeze ukiranuke, ukomeze ukiranuke. N'umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, amwakire. Igihe ni iki, ejo ntuhazi. Ni ukuri muri iyi si turi abashyitsi nk'uko nabivuze, ntabwo tuzayihoramo. Ushobora kuvuga ngo nzamwakira ejo utazaba ugihari. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo mwakire. Kwakira Yesu ntabwo ari ukuyoba, ni amahitamo meza.
ntabwo uzicuza kugendana na Yesu, ntabwo uzicuza kumukurikira, ntabwo uzicuza kubana nawe, kuko ni inshuti nziza itajya idusiga. N'ahandi ubona bikomeye, Yesu abana nawe. N'ahandi ubona wihebye, Yesu abana nawe ukabitambukamo neza, nta kibazo ugiriye muri ibyo bibazo. Imana itugirire neza rero, kubera ko reka mbabwire, Yesu ntabwo yigeze adusezeranya ubuzima butagira ibibazo, ahubwo yadusezeranyije amahoro mu bibazo. Niyo mpamvu kumwiringira cyangwa kumwikomezaho bituma umuntu akomera kandi agakomeza. Imana itugirire neza. Mwene data rero utarawakira Yesu Kristo, mwakire, kandi muri Yesu niho tubonera ubugingo, n'inzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe uzakwa atamujyanye. Mwakire, ugendane nawe muri urugendo kugira ngo uzarusoze amahoro. Imana itugirire neza. Kadushime Imana kubw'ubutumwa bwo mu ndirimbo. Data, mu izina rya Yesu turagushimye kubw'ubutumwa bwiza bwo mu ndirimbo. Muririmbyi yatubwiye ngo mwishyure imbere y'Imana mfite umuntu umvugira. Natwe Mwami turabizi kandi turanabyirata ko mu ijuru imbere y'Imana dufite umuntu tuvugira. Mana, wagize neza kuduha Yesu Kristo akatubera inshuti. Icyubahiro ni cyawe. Abankurikiranye Mwami Imana nabo bahe kukwizera wenyine. Haleluya. Bana nabo bagirire neza, ubahe gukiranuka, ubarinde ibyaha mu izina rya Yesu, kandi ukomeze ubarindire ubugingo kuko aribwo buzakubona, kandi buri wese ukakwifuza kubone, kandi ujye ubaganiriza by'umwihariko. Dusengeye abarwayi bakize, abihebye baha amahoro yo mu mutima. Suka ubyutse mu itorero, ugabanya abarimbuka wongera abakizwa. Abatari bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo bahe kumwakira. Ababyeyi bategereje urubyaro biteho kandi ubiyereke. Mwami, dusengeye isi kugira ngo uyihe amahoro. Urakoze Mwami kumvishe gusenga. Urakoze ko abanye natwe muri umwanya wo kuririmba. Icyubahiro ni cyawe mu iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibiteho kandi bagirire neza. Ikomeze ibampere amahoro itanga, kandi ikiruta byose ikomeze ibarindire ubugingo kuko aribwo buruta byose. Naho ubutaha. Bye.